Pi Network imaze kujya ku ntambwe ikomeye cyane mu rugendo rwayo rwo kwakirwa no gukoreshwa ku rwego mpuzamahanga mu isi y'amafaranga ya digitali. Ubu kwishyura hakoreshejwe Pi byatangiye gukora neza kuri Open Network, bikaba byemerera abantu n'ibigo gukora transactions ku isi hose binyuze muri QR code no koherezanya Pi hagati ya wallet na wallet. Ibi ni intambwe ikomeye ihindura Picoin ikava ku kuba umutungo wa digitali wacukurwaga gusa n'abapioneer ikajya ku rwego rwo kuba ifaranga rifatika rishobora gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi hirya no hino ku isi. Iyi system nshya yo kwishyura ya Pi itangiza igihe gishya mu bucuruzi bwa digitali. Mu bihe byashize Picoin yari izwi cyane nk'ifaranga ricukurwa muri network ariko rikagira imikoreshereze mike hanze y'iyo network. Uyu munsi ariko abantu ku giti cyabo n'ibigo by'ubucuruzi bashobora kohereza no kwakira Pi ku rwego rw'isi yose mu buryo bworoshye kandi butekanye. Iri terambere ntirizamura gusa agaciro n'akamaro ka Picoin, ahubwo rishyira Pi Network mu mwanya w'umuti ufatika w'ubucuruzi bwa e-commerce muri ecosystem ya Web3 igenda ikura uko bwije n'uko bukeye. Kwishyura no kohereza Pi hakoreshejwe QR code na wallet bitanga uburyo bworoshye, bwihuse kandi bugezweho. Umupioneer ashobora kwishyura cyangwa kohereza Pi ako kanya aho yaba ari hose ku isi, adashingiye kuri banki za kera cyangwa izindi systeme zisanzwe z'imari. Ibi bikuraho inzitizi nyinshi ku bacuruzi n'abaguzi, bigatuma Pi payment iba ubundi buryo bufatika bwo kwishyura busimbura systeme gakondo z'amafaranga ya digitali. Uburyo bwo kwishyura ku rwego rw'isi yose Pi Network yazanye bufungura amahirwe mashya y'iterambere n'ihuriro ry'imari ku bantu benshi batari basanzwe babasha kugera kuri serivisi za banki. Amamiliyoni y'abapioneer ubu ashobora kwitabira amatransaction mpuzamahanga mu buryo bworoshye, bagahuza ubukungu bw'ibihugu n'uturere twari dusanzwe dufite imbogamizi z'imari. Ku bacuruzi ibi ni amahirwe akomeye cyane. Umucuruzi ashobora kwakira Picoin avuye cyangwa ivuye ku mukiriya hirya no hino ku isi, akishyurwa hafi nta kiguzi cya transaction cyangwa ari na gito cyane, kandi akabona confirmation ako kanya. Uburyo butagira imipaka buha imbaraga ubucuruzi buto n'ubuciriritse, abikorera ku giti cyabo n'abashoramari bato, bafasha guhangana no kwinjira mu bukungu bwa digitali ku rwego mpuzamahanga. Umutekano ni inkingi ikomeye cyane ya system yo kwishyura ya Pi Network. Transactions zose zishingiye kuri blockchain technology zitanga umutekano, umucyo n'uburyo bwo kugenzura amakuru mu buryo budashobora guhindurwa. Kwishyura hakoreshejwe QR code no kohereza Pi hagati ya wallet bikorwa hifashishijwe izi protocol bigabanya cyane ibyago by'uburiganya, amakosa cyangwa kwishyura inshuro ebyiri. Uretse umutekano rero, Pi Network yanashize imbere umuvuduko n'imikorere myiza. Transactions zikorwa mu gihe gito cyane, zitandukanye n'ubukererwe bukunze kugaragara muri banki gakondo cyangwa izindi payment gateways. Infrastructure Open Network yateguwe ku buryo ishobora kwaguka, igafasha umubare munini w'abapioneer n'amatransactions yiyongera itabangamiye umutekano n'umuvuduko. Iyi system nshya ifungura n'imikoreshereze myinshi ifatika ya Pi. Abantu bashobora kwishyura ibicuruzwa na serivisi bakoresheje Picoin, mu gihe abacuruzi bashobora kuyinjiza mu maduka yabo, mu masoko, kuri internet no mu bikorwa byabo bya buri munsi hifashishijwe QR code. Kohereza Pi hagati ya wallet bitanga ubwisanzure bwo kwishyurana hagati y'abantu ku giti cyabo, ibigo n'abandi bafatanyabikorwa mu bucuruzi bwa digitali. Ibi byose
byongera icyizere cya Picoin nk'ifaranga rifite akamaro nyako. Mu gutuma Pi ikoreshwa mu bikorwa by'ubukungu bifatika, Pi Network irushaho gukomera no gushishikariza abantu benshi kuyakira no kuyikoresha, byaba pioneer cyangwa abacuruzi. Itangizwa rya sisiteme yo kwishyura ya Pi si ivugurura rya tekiniki gusa, ahubwo ni intambwe ikomeye iganisha ku kwakirwa kwa crypto ku rwego runini. Uko ikoreshwa nyaryo rya Pi rigenda ryiyongera, Picoin igenda iva ku rwego rw'ifaranga ry'abantu bashoramo amafaranga gusa, ikaba igikoresho cy'imari gifite umumaro mu buzima busanzwe. Ibi bihura neza n'icyerekezo cya Web3, aho serivisi z'imari zidashingiye ku bigo bikomeye, ahubwo zishingiye ku guhanahana hagati y'abantu ku giti cyabo, zigenda zinjira mu buzima bwa buri munsi. Pi Network irerekana neza ko blockchain ishobora gutanga ibisubizo byihuse, bitekanye kandi bihendutse, bigasimbura sisiteme gakondo z'imari. Abacuruzi bungukira mu kugabanya ibiciro bya transaction, kwishyura vuba no kugera ku masoko yo ku isi yose. Abaguzi nabo bungukirwa n'uburyo bworoshye bwo kwishyura, ubushobozi bwo kugura hirya no hino ku isi, no kwinjira muri ecosystem yizewe ya digital. QR code ituma kwishyura byoroha cyane, bigakorwa amasegonda make, mu gihe wallet transfers zitanga ubwisanzure n'uburyo butandukanye bwo gucuruza. Ibi byose rero ni ibintu by'ingirakamaro, ni amavugurura n'iterambere ryo kwishyura hakoreshejwe Pi kugira ngo abantu boroherwe, abacuruzi kwakira Pi bagatanga ibicuruzwa biborohere, kandi n'umukiriya nawe akodaringa ikintu cyangwa se yakigura n'imbona nkubone, ariko akishyura Pi ze kandi mu buryo bworoshye budatinda, kandi ibyo ashaka bikamugeraho vuba. Gushyira mu bikorwa sisiteme yo kwishyura ya Pi bishyigikira iterambere rya ekosisiteme yose, kuko transaction imwe yongera Pi Network agaciro n'icyizere. Abapayoniya bakoresha Pi mu bikorwa bifatika bagaragaza ubushobozi bwayo, mu gihe abacuruzi bayakira bagira uruhare mu kubaka ubukungu bwa digital buzenguruka kandi burambye. Kandi iyi nayo ntego mukuri ya Pi Network, ko Pi iba ifaranga rikoreshwa mu bucuruzi bwa nyabwo, mu gutanga serivisi zifatika, kandi ntibiba ahantu hamwe, ahubwo rikaba ifaranga rikoreshwa hirya no hino ku isi, ku buryo umuntu aho azaba ari hose ku isi azabasha kugura ndetse no kuba yagira ibyo agurisha bye, kandi agahabwa Pi, ndetse nawe agatanga Pi kandi mu buryo bufite umutekano budafite ubujura. Nubwo ari intambwe ikomeye, haracyari imbogamizi zirimo nko gukomeza kunoza ibikorwa remezo bishyigikira ubu bwishyu no kwishyurana, kwita ku mutekano mu bihe by'amatransactions menshi, no korohereza abacuruzi kuyinjiza mu bucuruzi bwabo. Ariko amahirwe ari imbere ni menshi cyane, kuko Pi Network iri kwiyubaka nk'umuyobozi mu guhuza blockchain n'ubucuruzi bwa buri munsi. Kandi tugarutse ku by'umutekano, umutekano byagaragaye ko Pi igenda wubaka kandi uko wagamije gukazwa, kandi buri mupayoniya akaba asabwa kugira uruhare mu kurinda umutungo we. Twabikoze ibiganiro byinshi nuko Pi yagiye ibitwibutsa ndetse no kwitwibutsa ko hari aho tugomba gukura amakuru ko ari imiyoboro ya safety center. Kuri safety center tugomba kumenya imiyoboro yaba iya Pi Core Team ndetse n'iya Pi Founders, kugira ngo tujye twizera buri kimwe cyose kivuye kuri iyo miyoboro, ndetse tukagira n'ubwenge bwo kurinda ibyacu kugira ngo hatagira umuntu ubitwara biciye mu buryo butandukanye bw'uburiganya, burimo scamming, kubeshywa, gutuburirwa n'ibyo byose muri rusange. Nsoza rero iki kiganiro, navuga ko sisiteme yo kwishyura ya Pi Network ikoresha QR code na wallet transfers ari ikimenyetso gikomeye cy'uko Pi Network na Pi yayo nk'ifaranga itakiri coin icukurwa gusa, ahubwo ari ifaranga rizima
rikoreshwa kandi rifite ubushobozi bwo gushyigikira ubukungu nyabwo. Ku bacuruzi, ku bapayoneya no ku isi ya Web3 muri rusange, iyi ni intambwe ikomeye iganisha ku hazaza h'imari ihujwe, itekanye kandi igera kuri buri bose.